Oh haleluya, uri uwo kwizerwa Yesu we. Nshuti bakunzi ba Kamera Gospel TV Show, ngiye kubasuhuza muri iki gitondo. Imana y'amahoro ibaho umugisha, Imana y'amahoro ibeze. Ni Jean Bosco Nshimiyimana muri kumwe nk'ibisanzwe mu kiganiro cy'ubuzima bufite intego. Turi ku munsi wa 18. Nabanza kwisegura ku bantu batabashije kubona inyigisho z'uyu munsi, kubera ko twagize ikibazo cy'itekinike ku batekinisiye bacu badafite ibikoresho bikenewe byose by'ingenzi kugira ngo muri ikiganiro kibageraho buri munsi. So hari ibyo rero twakoreshaga hard disk zacu ziri huzura cyane, zimaze kuzura tubura uko tubigenza, ibyo dushyizeho biranga. Ariko ndagira ngo mbasabe gusengana natwe. Icyifuzo cyacu nuko twajya twakezaho uburyo bwiza bukwiriye bwo kubaha inyigisho zikwiriye, uburyo bukwiriye ndetse n'ibikoresho bikenewe. Rero twasanga Imana rero kugira ngo Kamera Gospel TV Show ibashe kuba umuyoboro mwiza ufite ibikoresho byose bikenewe, kandi tugusaba kugira ngo mujye gusengana natwe ya Imana duhana umugisha. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye ko dukunda, kandi ukuri niwe waduhamagaye, niwe watumye uyu murimo uzamuka ubaho, niwe watumye kandi iki cyigisho gihaguruka kugira ngo kibe gihembura imitima y'abantu benshi. Umunsi wa 18 kwita kugira ngo n'ukuri mu minsi isigaye yindi tugirire umugisha wo kukumenya no kugusobanukirwa. Turi mu bacu, turi mu itorero ryawe, dusana kugira ngo ubuzima bwacu tugire ubusabane. Tukaba natwe rero umugisha wawe, kandi cyatugira umuntu cyose kidukorere n'abakwizera bose mu izina rya Yesu, amen. Ubuzima bw'ubusabane niwo munsi wa 18. Buri wese muri mwe ni urugingo rw'umubiri wa Kristo, kandi mwamagariye kuba mu mahoro. Ayo magambo tubona mu gitabo Pawulo cy'Abakolosayi ibice byabo 3:15, aho avuga ngo mbega nanone akongera avuga ngo mbega uburyo ari byiza, mbega uburyo ari iby'igikundiro iyo abantu b'Imana babanye bahuje. Amagambo ari muri Zaburi 103:1. Ubuzima buba bwiza iyo busangiwe. Imana ishaka ko tugenda mu buzima bufatanije. Ibyo nibyo Bibiliya yita ubusabane. Muri iki gihe muri gihe cyacu iryo jambo ryatakaje imbaraga ryahoranye. Ubu ngubu ubusabane buvuga guhura kw'abantu bakaganira bisanzwe, bakaba abari hamwe barya bidagadura. Ikibazo cy'ubusabane hagati y'abakristo cyahindutse gutererana mu rusengero, abarushijeho bagasangira icyayi cyangwa ibindi binyobwa bidasindisha rimwe na rimwe nyuma y'amateraniro. Ariko ubundi ubusabane nyakuri burenze kugaragara mu materaniro no gusangira ubuzima. Bisaba gahunda yo gukundana, bisaba kutarimo kwikunda, kandi gusangira nta buriganya, kugirirana neza mu bikorwa bitunga utitangiriye, kwifatanya ndetse no gushyira hamwe, ndetse n'ibindi byose bishobora gukora umuntu ashaka gukora ngo asohoze amategeko avuga ko mugomba kugirirana mu isezerano rishya. Iyo ushaka kugira ubusabane nyakuri, umubare w'abantu uhinduka ikintu gikomeye. Uko umubare urushaho kuba muto, niko ubusabane burushaho kuba bwiza. Mushobora kuramya Imana muri kivunge cy'abantu, ariko ntabwo mushobora gusabana mu kivunge. Iyo abantu bamaze kurenga 10, hari bamwe batangira kutaza, cyane cyane abadakunda kuvuga mu ruhame. Ubundi ugasanga hari abandi bashaka kujya hejuru y'abandi muri iryo tsinda. Yesu yigishije abigishwa be mu itsinda rito, yashoboraga gutoranya benshi kurutaho, ariko yari abizi neza ko 12 ari wo mubare munini utagomba kurenza. Iyo ushaka umuntu atanga igitekerezo mu itsinda. Umubiri wa Kristo kimwe n'umubiri wawe ugizwe n'uduce duto selile dufatanyijwe hamwe, kandi ubuzima bw'umubiri wa Kristo ni kimwe n'ubuzima bw'umubiri w'umuntu buri muri utwo duce selile. Niyo mpamvu buri muri Kristo yari akwiye kuba mu itsinda rito yo mu itorero rye, haba mu itsinda rihurira mu rugo cyangwa amatsinda mato yigira Bibiliya hamwe ku cyumweru, cyangwa se itsinda riteranira kwiga Bibiliya mu yindi minsi y'icyumweru. Aho niho abantu bahurira by'ukuri. Ntibashobora gusabanira mu kivunge kinini. Tugereranije itorero ryawe nk'uruzi runini, amatsinda mato aza ari nk'imigezi yisuka muri urwo ruzi ikagaburira ikarugaburira. Imana yatanze isezerano ritangaje cyane mu matsinda mato y'abizera. Aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nzaba ndi hagati yabo. Ikibabaje nuko no mu kuba mu itsinda rito bitavuga ko abantu bazagira ubusabane nyakuri. Ahari abantu bahurira mu matsinda yo ku cyumweru cyangwa mu matsinda mato yo mu ngo,
ariko ugasanga baraheze mu magambo gusa batigera bamenya ubusabane nyakuri uko buteye. Ni irihe rero itandukaniro hagati y'ubusabane nyakuri n'ubusabane bujenjetse? Mu busabane nyakuri bigaragaza uko bari. Ubusabane nyakuri ntabwo ari ibiganiro by'aho baca hejuru y'ibibazo by'ubuzima. Ni uguhura by'ukuri, mukabwirana ukuri mu mitima, mugahishura akari mu nda. Ibyo bibaho iyo abantu batinyuka kugaragaza uko bari koko kandi ntibahishe uko ubuzima bwabo bumeze. Babwirana ibyababaje, bagahishura amarangamutima yabo, bakaturirana ibibaruhije, bagasangira gushidikanya kwabo, bakerera ubwoba bagendana, bakemera intege nke zabo, bagasaba abandi kubafasha no kubasengera. Kugaragara ko uko uri bitandukanye cyane no ko usanga mu itorero amateraniro amwe n'amwe aho bagira ngo urusengero cyangwa se usengamo umwuka wo kugaragara uko bari no guca bugufi, ugasanga barashyize hejuru ikintu cyo kwihagararaho, bagasa nk'aho bari mu kinamico, bakagira amacenga menshi, bakagendera mu binyabupfura cy'igihwayihwayi, ariko ibiganiro byabo ugasanga bitagera ku mutima. Abantu baho rero usanga bihishe inyuma y'amasura atari ayabo, bagahora bigengesereye ngo badacikwa, bakitwara nk'aho ubuzima bwabo buhora mu birori. Bene iyo myitwarire yica ubusabane nyakuri. Iyo dutangiye kwikingurira abandi bakabona ubuzima bwacu uko buri koko, niko tugira ubusabane nyakuri. Bibiliya iravuga ngo iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanyije hagati yacu. Ntituvuga ko ari nta cyaha dufite, tuba twishuka. Ab'isi bavuga ko bavuga ko gusanganya imitima bibera mu mwijima w'ibanga. Imana yo ikavuga ko bibera mu mucyo. Iyo turi mu mwijima duhisha mu nda ibikomere byacu, amakosa ndetse n'ubwoba bwacu, ibyo twatsinzweho n'ingeso mbi. Ariko iyo tugendeye mu mucyo, byose tubishyira ahagaragara, tukemera ko abo turi bo bya nyabyo. Birumvikana kugaragara ko uko uri bisaba gutwara no guca bugufi, bisaba gutinyuka no guhangana n'ubwoba no kugaragara uko uri, kwemera ko abantu bashobora kutugaya ndetse no kongera gukomereka. Ariko se kuki umuntu yakwishyira mu bibazo nk'ibyo? Kuko ari bwo buryo bwonyine bwo gukura mu mwuka no mu mutima. Bibiliya iravuga ngo iyi mubigire akamenyero, mwaturirane ibyaha kandi musengerane, kugira ngo mushobore kubana neza kandi mukire. Dukura neza iyo dutangiye gutinyuka guhangana n'ibibazo. Kimwe mu bintu bikomeye guhangana nabyo ni ukwemera uko turi mu maso yacu ndetse n'abandi. Mu busabane nyakuri abantu baba amagirirane. Kuba amagirirane bivuga gutanga kandi ukakira. Ni ukwemera ko kwishingikiriza ku bandi. Bibiliya iravuga ngo uburyo Imana yaremye imibiri yacu ni icyitegererezo cyiza mu gusobanura ubuzima bwacu hamwe n'itorero. Urugingo rubeshejweho no kugirana n'izindi. Kuba amagirirane ni iby'umutima w'ubusabane. Kugirana ubumwe bwa magirirane, gufatanya inshingano no gufatanya hagati yacu. Pawulo yaravuze ngo nifuza ko dukomezanya kuko kwizera twahawe. Kwizera kwanyu kuzakomeza, nanjye mbakomeresha kwizera kwanjye. Twese dukomerane mu kwizera iyo abandi bagendana natwe kandi bakadutera inkunga. Bibiliya idusaba kuba abarinzi ba bagenzi bacu, ikadusaba guterana umwete, gukorerana no kubahana. Inshuro zirenga 50 mu Isezerano Rishya badutegeka imirimo tugomba kugirirana. Bibiliya iravuga ngo duharanire gushaka ibibehesha amahoro nk'ibyo gukomezanya. Ntabwo Imana izakubaza ibyo abandi bakoze, ariko izakubaza ibyo wabakoreye. Imana igutegerejeho gukora ibishoboka byose kugira ngo ubafashe. Mu busabane nyakuri abantu bahabonera imbabazi. Imbabazi ntabwo ari ukwihutira gutanga inama
cyangwa kwihutira gutanga ubufasha uciye hejuru y'ibibazo. Ugaragariza abandi imbabazi iyo ushobora kwinjira mu mubabaro w'undi muntu ukawuvuga, ukamwumva nk'uko awumva, mukawufatanya. Ndetse imbabazi ziravuga ngo umubabaro wawe ndawumva neza, kandi nk'uko wumva umeze bifite ishingiro, ntabwo ari ibisazi. Uko wabyita kose nibwo buryo nyakuri Bibiliya itwereka ubwo kugaragaza imbabazi. Bibiliya iravuga ngo nk'uko bikwiriye intore z'Imana, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi mu by'ubugwaneza no kwihangana. Imbabazi zikemura ibikenerwa bibiri by'ingenzi mu buzima bw'abantu: gukenera kugira ukumva no gukenera ko amarangamutima wiyumvamo ahabwa agaciro. Igihe cyose ugerageje kumva undi kandi ugashimangira amarangamutima ye, uba wubashye cyangwa se uba wubatse ubusabane. Ikibazo ni uko akenshi tuba twihuta dushaka gukemura ibibazo no gutanga ibisubizo byo ku buryo tutagira igihe cyo kwifatanya n'abandi mu marangamutima yabo, cyangwa se tukaba duhangayikishijwe n'ibyacu bikomere. Kwibabarira bikamya impuhwe twashoboraga gushyira ku bandi. Hari ingero zitandukanye z'ubusabane, kandi buri kigero kiba gikwiriye mu gihe cyacyo. Ikigero cya mbere cyoroheje ni uguhuzwa no guhana ubuhamya no gufatanya ijambo ry'Imana. Ikigero cy'igihe kigiye imbere kurutaho ni ubusabane bwo gukorana imirimo nk'iy'abantu bajyanye mu ivugabutumwa cyangwa se gufasha abababaye. Ikigero gikomeye kandi kigera mu marangamutima ni ubusabane mu kababaro, aho twinjira mu kababaro n'icyunamo cy'undi tukamufasha kwikorera umutwaro. Abakristo bumva neza bene ubu busabane ni abatuye mu bihugu bibatoteza, bakabasuzugura ndetse kenshi bakabica bahoye kwizera kwabo. Bibiliya igitegeka ngo mwakirane ibibaremerera, aba ariko musohoza amategeko ya Kristo. Igihe turi mu bibazo bikomeye, mu cyunamo cyangwa se mu gushidikanya, nibwo buryo tuzamenya, nibwo dukenerana cyane. Iyo ibisazane bidushikamiye kugeza ubwo kwizera kwacu gutangira kujegajega, nibwo dukenera bene data kuruta ubundi. Icyo gihe tuba dukeneye abantu bake bizera bashobora kwizerana natwe bakatuzahura muri urwo rwobo. Mu itsinda rito umubiri wa Kristo uba ugaragara neza ndetse uri hafi, kabone n'iyo Imana yaba isa n'iri kure. Ibyo nibyo Yobu yari akeneye cyane. Igihe yari mu kababaro nibwo yavuze ati, uwihebye agageza aho areka kubaha isumba byose akwiriye kubabarirwa n'inshuti ze. Mu busabane nyakuri abantu bahabonera impuhwe. Iteraniro ry'abizera ryakagombye kuba ahantu h'ubuntu, aho amakosa adashimangirwa ahubwo ahanagurwa. Ubusabane, twese dukenera kugirirwa impuhwe kuko twese turasitara tukagwa, bityo tugakenera kugarurwa mu nzira. Dukeneye gutanga no kwemera kwakira imbabazi. Twese dukenera kugirirwa impuhwe kuko twese turatsindwa tukagwa, bityo tugakenera kugarurwa mu nzira. Dukeneye gutanga no kwemera kwakira imbabazi. Imana iravuga ngo iyo umuntu yakoze icyaha mukwiriye kumubabarira no kumuhumuriza kugira ngo aticwa n'agahinda kamwihebesha. Ntimushobora kugira ubusabane butagira imbabazi. Imana iratubwira ngo ntimukabike inzika, kuko gusharira no kutababarira bisenya ubusabane. Ntabwo turi intungane, ahubwo turi abanyabyaha. Niyo mpamvu dukomeretsa igihe kirekire. Rimwe na rimwe dukomeretsa abandi tubigambiriye, ubundi tukabikora tutabizi. Ariko uko byagenda kose bisaba imbabazi nyinshi n'ubuntu ngo dushobore kubakwa no kuguma mu busabane. Bibiliya iravuga ngo wihanganire amakosa y'abandi kandi ubabarire ugukoshereje. Wibuke ko umwami wacu Yesu yakubabariye, bityo nawe ukwiriye kubabarira abandi. Imbabazi Imana yatugiriye nizo zidutera imbabazi ku bandi. Ujye uzirikana ko nta na rimwe uzasabwa kubabarira abantu birenze uko wababariwe n'Imana. Iyo hari umuntu ukubabaje uba ufite guhitamo:
ese imbaraga zanjye ngiye kuzikoresha mu kwihorera cyangwa mu kuzikemura ikibazo? Ntushobora kubibangikanya byombi. Hari abantu benshi bashidikanya kugaragariza abandi impuhwe kuko batazi gutandukanya kwizera umuntu no kumubabarira. Kubabarira ni kurenga ibyahise, kwizera no kugabanya ni ukutunganya imyitwarire yanyu iri imbere. Kubabarira bigomba guhita bikurikira icyaha ukorewe. Uwakoze amakosa yaba yasabye imbabazi cyangwa se atazisabye, icyizere cyo kizana igihe. Bisaba ko uwababariwe agaragaza guhinduka. Iyo umuntu ahora akubabaza, Imana igusaba kumubabarira buri gihe abikoze, ariko ntabwo usabwa guhita umwizera cyangwa ngo umwemerere kongera kukugirira nabi. Agomba kubanza akerekana ko yahindutse. Ahantu heza ho gusanira icyizere ni mu gushyigikira kw'itsinda rito, aho ubonera inkunga y'abagutera umwete. Ndizera yuko muri iki gice cyaguteye kugira ubusabane, kandi wibuke ko kubona kuba mu itsinda ritoya ari iby'ingenzi ku mukristo wese n'abandi bakristo. Ariko nizera ko igice cyaguteye inzira yo kuba muri uwo mujyo, kandi ugirirana imbabazi n'impuhwe bizana n'ubusabane nyakuri waremeye kuba mu bandi. Ndetse turibaza ngo mbese nkeneye abandi mu buzima bwanjye? Buri muntu wese akeneye abandi bantu kugira ngo bamufashe kurenga aho ari atashobora kwirenza ari wenyine. Mwifatanye n'abandi mu ngorane no mu bibazo, bityo musohoze amategeko ya Kristo. Amagambo tubona mu Galatiya, mu gitabo Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice 6:2. Ese ni izihe ntambwe uyu munsi ukeneye gutera kugira ngo yane ubusabane n'undi mu Kristo mu buryo bwuzuye bw'ukuri, mu buryo bushimwa n'Imana? Bitumwe dukurikiye duteze amatwi, ndagira nkwifurize kugira ubusabane n'abandi kugira ngo urusheho gukomera mu rugendo rwawe. Imana igucira inzira ubone abantu b'ingenzi, kandi nawe uw'ingenzi mu bandi. Wa musaraba w'isoni wawushyizeho, barawushinyagurira. Bikomeye, wumvaga ibyawe birangiye. Bikomeye, warakubiswe, urababazwa. Bakwambitse ubusa, baragusuzugura, bakwambika urubindo rw'ikamba ry'amahwa. Urasuzugurwa, bakuvireho indi nkwi, wasiraga ibyaha, baguciye mu maso z'ibyaha byacu twese. Abo wakunze, urukundo rwawe Yesu we, intsinzi yawe yabonekeye ku musaraba. Abakwizeye bose babonye intsinzi uwo munsi. Haleluya. Ntujya uneshwa, oya ntujya uneshwa, ntujya uneshwa, ntujya uneshwa na rimwe, ntujya uneshwa, ntujya utsindwa, oya oya, ntujya uneshwa, ntujya uneshwa, oya ntuneshwa, ntujya utsindwa. Yesu intsinzi yawe uruwo kwizerwa, yahaye umuntu agaciro uruwo kwizerwa, kuko yasuzuguwe akanangwa cyane. Azi gukunda no kubahisha abari muri ako kaga, kuko yakubiswe akabazwa cyane. Azi komora no guhumuriza abafite ibikomere, kuko yacishijwe bugufi cyane. Azi kuzamura abagizwe nkawe. Nawe uyu munsi uguwe nawe mu gihe cya none, Yesu arakumva kugira ibambe.
akishwe mu mutima wawe. Haleluya. Oh, ku musaraba warabivuze, Barongera bisubiramo Yesu we. utuhereye none byose birarangiye. Abari mu myibazo Utangira kureba barareba, uyu munsi wa none utangire kubona ibyo wahishwe mu maso yawe, abatumvaga utangire kumva amasezerano utigeze wumva mu buzima bwawe, kumva, kuko Yesu arashoboye. abatavugaga Nawe utangire kuvuga, utanga ubuhamya bw'ibyo Yesu yagukoreye. atangira kuvuga mu Oh, ndimi, isi nayibyumvise ihinda umushyitsi, maze abazakureba bazavuge ngo uyu ni umwana w'Imana. wakinguriye abera, Haleluya. barazuka bose. Ubuzima bwacu buzuka uyu munsi wa Cyo none. gihe mwami Yesu waranesheje, Intsinzi yabera